erega ubu uri umusitari uzi hita uba ufite ukiba amageragere ibyana byose biba bishaka kukwikubitaho gashanga mfatse ngo nanjye nari narabahaye nticyari kitakunze tuzi ibyana yakembye ni ukuvuga ngo njyewe amahirwe nanagize navuye hariya ntahita njya ku murongo kabisa ubundi sinari gukira abantu. wagiye iPhone 17 yarasohotse usohoka ariyo ikiriho ndabangutse kabisa. urabangutse nta tekinoloji nshasha dufite kandi muri seriya z'umujene nagezemo hariya arambaza ngo ageze iPhone kangahe urabeshya Godfather yarambaze sha ndamwumva ariko mana yanjye Godfather yarakubaze oya Godfather ko cyakuvugiye nacyo Godfather arahindagurika ibyo byo nayo ndabizi Godfather yarakuriye inyuma kabisa kuva wafunga Godfather ahantu agera ahagarara. Yes Godfather. What's up, big man? Fresh, what's up? Pole sana bani. Ari maji. Bro, murega mwiza ukuri. Umuntu uzakwanga azakwifuriza gereza. Wallahi. Bro. Aya. Mani, umusatsi wawe ukuyeho kabisa. Ariko ndasa neza my guy. Ndasa neza kabisa. Oya umeze fresh kabisa. iyo ni boarding ya Uganda n'uyizi se agasatsi kaba gasohoka Ya umeze fresh ahari se biti ndashima Imana kabisa. wagarutse mu Rwanda Ndahari. man, you are welcome back. Thank you so much my brother. Abahungu bawe Demani yakuryamyeho Dumba akakuryamaho Dumba akamubwira ati Godfather Pazo ndamuzi ni umwana mwiza. reka nkwereke God Pazo afite uburere bwanjye ngira ni ukuvuga ko Pazo njye naramuhamagaraga akaba abizi neza ko ngiye kumurenganya ku bintu bavuze ko avuga akandagirira akambwira ati Dumba ibyo bintu sinabikora urumva akambwira ati ibyo bintu sinabikora mbese yabaga ari nk'umuntu nka kwa kundi wahamagara umubyeyi wawe yaguhamagara niko twabaga tumeze mu gikari ariko noneho nkahita numva bigenze hanze nkahita numva ngo kandi noneho twagambanya mu ibyo noneho nkavuga ati ibiganiro naganiye na Pazo ko byari bimeze ukundi ko byari bimeze ukundi noneho njyewe tujya tuganira bitari kuri call. oya ubundi n'ubundi umuntu arahamagara umuntu akitaba akahita avugana n'umuntu ntabwo njyewe tujya twandikirana biraho kereka iyo video niyo nabonye iyitigwamo ba ariko wabuze n'uburyo umuvugisha nyuma yo kugura iriya video yo kujya kwitanga yara ufite nasanze missed call izo ebyiri murimo voice note murimo na video nyohereje noneho ukuntu ugiye buriya reka nze nkubwire ukuntu Pazo buriya yafata umwanya rimwe na rimwe navuganye n'umwanya muremure before yuko afungwa ansobanurira biriya bintu. Thank you so much minister. urumva nasanze missed call ngiye kumuhamagara deka umuhungu yigendeye kera bro ira video nayiguhaye mani nira voice note sumvize ko ira voice note nayo ndi gufunga amafunga studio oya nayo ndi gufunga inzu yanjye ko nagiye mu rugo naguhaye video njya mu rugo ndakaraba maze gukaraba akavura kari kugura umva n'imodoka nari nayisize ruguru kuri studio man vuga ati ntabwo nasiga mu rugo ko mu gipangu habagamo abantu bandi bafite imodoka ntaza kubangama banamfunze man I was like ready to go there. wari witeguye kabisa nagenda bahita bahamagara tumujene twishakiraga turamubonye nyine akazi karakorwa. naho ubundi raporo baguhaye Pazo ntabwo njyewe nakirishamo umuntu njyewe nanga akarengane brother
uko ibyo navuga guhari n'ibyo navuze sinzi niba barabikubwiye ngo uyu Dumba arahari. Abantu bose bararaka baravuga turi gushirishamo abandi bana, ndavuga nti wapi nkeneye ubutabera bwa ya mpano. Urumva nyuma haza guturika ibindi ngira ngo barabikubwiye. Bro ndaturitsa ariko nzagusaga mushimaho ntabwo bikunda tu. Yakuye hano nahise Nyamwaka arasohoka. Ntabwo. Barakanaga kubagana cyane. Urahindura idini? Urahindura idini? Wasenze iyihe mana mo hariya wabaye? Yo yabaye umusirikare pasiteri Wasenze Imana y'abakristo man. Nigga wahinduye idini. Wasenze Imana y'abakristo kabisa. Nahise Nyamwaka. Nuse bahise bamukubita. Niko Dumba muri uyu mwaka niki cyagushimishije? Niyo nkuru yagushimishije nko Amufashe n'ubundi agikoramo. inkuru yanshimishije se uragira ngo si iyi ngiyi? nta yindi nkuru yagushimishije bro? Nta yindi nkuru Inkuru yanshimishije. ya Pav yaragushimishije urumva? Ariko Godfrey nayo nababwije ukuri n'ukuri. No urumva Pazo biriya biboro byari birimo amayobera urumva? Cyane. Ariko umuntu arimo kubeshya kwinshi. ariko uzi umuntu kwitendeka we akaza akabishimangira akavuga ati umuntu n'uyu nyishe. Wowe uko icyo kintu nguyu yantumyeho abantu ko nintabikora ari buze kubishyira hanze akabivuga gutyo. Akaba ni bane namutumyeho mani karukunda cyane. Bamuje no Dumba bizi twatanu. Dumba ni nabambwiye ati mwihorere igendere. Ngo abantu bamutumyeho babiri ushaka amafaranga. So anyway ntari mpamvu yo kugira kuko amaze kuba umwere no kubivugaho nta bintu byadaje. Urimo kumva ariko umuntu kuza guterura ikintu kira ngiyewe namukarabye nkimara kubona video zindi. Nubwo no kugeza amasaha kubivugaho byagaragara wenda nkaho ari gushaka kuvuguruza ubutabera cyangwa guhangana nabwo ariko n'izina ry'Imana ya mpano ngewe nkimara gukora investigation yanjye nkavumbura ari amavideo n'amafoto y'ibyo yakoreye kwa Bamporiki nkaza nkabishyira hanze nkabyoherereza RIB ntibamufunge. Nasubiye mu magiye mujya kubwira abantu ngo batapinge screen ndabyihorera ko sinarenza wiki anyway. Bari birebire gusa njye ndashima Imana. Njyewe Imana ikintu nasengeraga umunsi ku wundi ko njye narasengaga cyane. Nta nubwo Imana njye nayisengaga nyibwira ngo nsohora hano. Narabibwira ati Imana icyo wangeneye kizana vuba vuba kabisa. Kurura kuzi. Niba ari umuntu wahaye ibihe bibi kurusha wafunze ni Dumba. Ariko yanga Dumba yararwanye musa. Dumba yararwanye yamushyize mu bihe bibi. Ntabwo byari byoroshye. Nyuma byamugize bibi. Ubundi ibintu biba bigoye. Cyamubabaje biriya bintu byose yari abizi noneho nababyisangamo kuko hari abantu nyine bakoresha abandi amafuti kandi bitagomba. Hari akantu mwari muvuzeho nije muvugaho k'abanyamakuru bataba bari unprofessional. Nk'umunyamakuru agiye ku rukiko yaraje dukura umutima aravuga ati Dumba umuntu bita Punditi yaramwemeraga ariko yaraduha amakuru atariyo. Wese ko ativuze ko nawe bari kumushyira mu majwi kandi yari ari muri cyber report. Oya nawe yari ari muri cyber report. Umuhamba yaraje dukura umutima ati Godfather wavuzwe. Godfather uri mu bantu bakiriye video yihawe na Wasabye video mu kwezi kwa ndavuga nuko njye nihagazeho Dumba ariko buri harana naravuze nagiye kwirukanka kujya kureba ndimo. Nawe wari urimo ni ukuvuga ngo mu bintu byagaragaye njye nagaragaye ko nta kintu nigeze mvuga kuri biriya bintu kuva mu kwezi kwa gatandatu urabizi nari ncecetse nongeye kubivugaho cya gihe ndi hafi gufungwa ari Dumba nawe umpamagaye ati ngwino ubwize abantu kuri live ya Godfather urabyibuka rya joro. Noneho ikintu bakoze bahise baravuze ati bagomba kureba communication yanjye iri hagati yawe nanjye na Dumba ke John na Yampano. Man kubw'amahire Dumba cyber report yose yarayibonye
100% yaranshinjuraga 100%, ariko ibindi byo sinzi aho byavuye. njye navuganye na uriya mugabo yarampamagaye kuko uko magiye nyimara kubibona narabyamaganye uriya mujene arampamagara arambwira ati ende tuwanga abantu babiri inyuma nguyu Pazo nta wundi muntu niwe. Bro ndavuga reka nkora ubuvugizi reka maramagana ibi bintu. Ntabwo nabonye ko riri ari hano. Hello Riri na Miracle arahari. ntabwo namubonye. Hello. Hi, how are you? Umeze neza? Meze neza. Imana ishimwe yuko warekuwe. Imana ishimwe cyane. Wampaye amakuru y'umushu wanjye. Ngaho rero Ameze neza ni ukuri, ameze neza. Ushize nibwo yari ari kumbwira ngo wanze kuza kuko adahari, ariko ameze neza, tunamusabira dore ko nawe arya neza se basi ntacyo avuga, byose bimeze neza. urabizi Jihad aba ari hejuru cyane kabisa. Ubundi hariya usibye kuba umuntu nyine aba afunze cyane cyane niba ufite ubushobozi ubayeho neza kabisa. Niyo mpamvu ubundi dutangiye ino live nabwiraga abantu ngo bajye bita ku bantu babo bari hariya. Umuntu wese waba uzi uri hariya iyo umusura ukagira icyo umufasha bimwongerera icyizere, bimwongerera nyine no gukomera no kubaho neza hariya muri buriya buzima. Usibye kumusura ariko making sure yuko kabisa njye n'ejo nzajyayo kuko baba visite kuwa gatatu no kuwa gatandatu nzajya kubareba kabisa. Nzamusuhurize umutiyambi nzamusuhuza. cyakoza Godfather no sorry Mama la Miracle. Pazo ngewe nagiye kumusura arambwira ati Didima rero niyo utagaruka kunsura ariko byibura mwana ukagira uburyo wanyoreza udufaranga. Njyewe narasohotse nageze mu modoka ngendarira tu ndavuga nti se mwana umukobwa yanyereka ko akomeye, turaganira tu nkabona ari cool, nkabona nta kibazo, urumva afite imbaraga. Noneho twajya gutandukana nyine agatangira kumbwira utuntu numva two kwiheba iki yenda ndabireba. Didi kora ntago ari ukwiheba. Ni ukuvuga ngo iyo ugezemo hariya wakira ibintu byose ukavuga ngo icyaha nkurikiranyweho gihanwa n'ibi bihano. Ibi bihano ndamutse mbihawe ubwo niyo myaka nyine nzamaramo, cyangwa se bigabanywe, cyangwa se bisubikwe, cyangwa se ngirwe umwere. Nibyo bintu uri kuba rero uriyakira. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwikomeza cyane. Niyo mpamvu wabonaga nkomeye, kandi ngewe urabizi man ndakomeye cyane n'ukuri. Ikindi cyo nabwe abantu barimo kuza hano ukajya kumva ngo se ngo wambwiye ngo amakuru ngo ya Papi Nesta, gerageza ugereyo umusure rimwe, sibyo? Niba ufite ibyo 5,000 aguhe kode yiwe n'amazina ye umushyirire ibyo 5 hari arabikeneye byatara. Ayo mafaranga arayakeneye, akeneye kuyakoreshereza mu hamwe imbere bro. Yewe umuntu wese ukeneye gutuma ku bantu be hariya kabisa, kubera ko njye nabayeyo nihaye umukoro wo kuzajya njyayo kabisa. Byibura nka 2 mu kwezi byaba bihagije, nareba abantu. Nabo gusa bari n'abandi tuziranye basanzwe tutari tuzi ko bafunze dusangayo. N'ukuri ariko ngo toxic aba yibereye kuri tiri ya basket arimo aradankinga. Toxic aba ameze neza yikinira basket, ari kuri ku masite ya televiziyo yirebera imiziki ibiki. Niyo muntu nabonye utarigeze yitekerezaho cyane. Ubundi abajene b'ikigena nubwo bitekerezaho cyane, cyetse wa muntu nyine ucika intege vuba. Akubira toxic icya murega ni kinini cyane ra. Ni kinini ariko buriya man ni kinini ariko bagiciye na imini bacyambuye uburemere. Ni kinini ariko ntago ariko bushake. Ntabwo buri icyaha cyane uzaburiya ntuzafite amahirwe yo gusohoka toxic no kurusha barabajene bandi. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo ubutabera mani nabwo burareba, ukavuga ati uyu muntu icyaha kimeze gutya, cyakozwe gutya, nabo ni abantu bakagenekera. Urumva kiriya cyaha
ahantu byari kumugora baza gusanga yamini yatsinze no byari kuba bibi. Aha, none rero ngo aka kanimero kari hejuru ngo byimeze bite? aka kanimero ni akapazo. Aka kanimero oya niko bimeze akatekerezo ni kazima. Kanimero ni akapazo mani ababishoboye rwose kugira kamwe gira ikintu akapazo no kumugurira sosoma na kinaziyo mu Bugesera. Iyi nimero icamo iba kuri WhatsApp ko nta musatsi afite urumva uretse ko nta musatsi afite urumva mu maso arabyibushye nta kibazo cya mucyo mu maso pazo ni wa muntu twabaga turi kumwe ahantu hose urumva nyine ubona wagira ngo kijya no muri gym nyine afite akaboko afite iki bane ariko akaboko ko karagiye sha. Thank you so much. Hano uburyo abashaka kunyumvisha ngo yakoraga ngo gym ngo ngewe ngo nahoraga ngo muri tize ngo ngewe aho ngashaka akaboko kakoraga ashaka akaboko kakoraga gym ngashaka akaboko kakoraga gym nkakabura karabuze neza urumva ariko byo gusa nta nubwo yashizemo umurara man umurara yari mwinshi gusa wari mwinshi ntabwo igihe cyo gushiramo cyari kitaragera. The owner ni umwe mu bantu pazo the owner ni umwe mu bantu navuga ngo bari bakwiteze tu ni umwe mu bantu bavuga ati umusaza ngenda mushaka basi mubwire ngo welcome back kabisa ariko sinzi ashobora kuba ari mu kazi kw'imyotungura byabaye ikibazo ubona kabisa ambone simucike. So guys ubwo rero ndashaka mumfashe to blessing puzzle tumwakire yongeye yagarutse urumva kandi abantu bashyizemo request hano urumva tugenda tuzamura wenda umuntu yagira icyo amubwira ndabona request ari nyinshi cyane. Ese Godfa mu bihandoringa gute mufite request zingana gutya umanura bamwe ukazamura abandi ugashaka nawe modereta b'impuguke urabamanura ukabazamura ariko kubera haba arimo zandanywa. reka tubanze twumve Faxman umva puzzle rero ngo ndaza kukuvugisha sibyo nta kibazo Godfather ndaza kukuvugisha ndabizi abantu baraje baguhereza raporo z'uko nabaze ariko uraniwe Godfather ntabwo njya mba netremeze nk'indaya y'amatimba buri muntu wese araza akakimuha ntabwo nyuma ngiyewe njyana n'ukuri ngira ngo abantu benshi barandakarira ndabizi abantu bari kuri side yawe kuko narababaze pe n'aba jihadi kavuga nti abo bantu niba ibyo bintu barabikoze bagahemukira undi muntu kuriya abambwe ariko bro umunsi navumbuye amabi ya mpano yose naraje ndambika hasi isi iramumenya urumva niki cyaha by the way ngewe n'impamvu tekereza bari abatipe bafunzwe na Kejura bakamukatira ari hanze akajya gufungwa ntabwo bari gufokasinga kuri kiriya cyaha cya ya mpano ahubwo bashatse kuvanaho iyi nkubiri y'ibi bintu turi kumwe ntabwo ndabyihisha ikibazo cya ya mpano umuntu ugomba kukizira ni ya mpano niwe nabira biboro n'ubu ngubu ribu isubiye inyuma bagasubira mu mizi bakajya gukora investigation bazasanga uko yasakaje ibingibi byo yafatiye kwa Bamporike ejo bundi adashobora no gutinya ko ari gukorwa investigation hari abantu bafunze kubera we bari guhita bamufata bakamufunga ariko uko bashaka gucaho zino nkubiri ntegereza no guhagarika bino bintu hari abantu bagomba kuba intangarugero ntekereza ko ariyo mpamvu bafunze bano bajene ariko umuntu ugomba kuryozwa ibyaha by'amavideo ya mpano ni ya mpano yaramagaye muri riba ariko kuko mebe babihaye umurongo hari abagomba kuba intangarugero ntekereza ko ariyo mpamvu barabyirengagije urukumva ariko ntabwo njye mfata side urumva icyo nanga nakarengane niyo mpamvu nkimara kumenya ukuri namwe je ngatabaza nkavuga ntabana bafungurwe uyu nyirabayazana iki kigo ry'igifungwe I don't take side so ngayo nguko ndaza kukuvugisha you welcome back ndaza kukuvugisha muri speed ya kanimero nibisanzwe abagabo ejo ni ngewe man ejo nanjye nzaba ndiyo Didimana azajyayo n'igitsina gore kira anybody gereza niyo mpamvu mu Rwanda bari gisigororero twese hariya ni mu rugo buri wese afite agatanda buri muntu wese ni nko mu bitaro bro gereza n'ibitaro ni inzu ya buri wese sibyo umusa you're welcome back turi kumwe ndaza kuvugisha. Thank you brother. Hanyuma rero ya nimero yanjye nago iriho no kuri WhatsApp ko phone yanjye nago ndayigarura uraza kunyandikira kuri iyi ngiyi
oya nta kibazo, oya wemereza ntuza iyo ngiyo iri hano mpereza hejuru igikenewe ni momo ya kabure cyiza screenshot ni y'aka ngaka Patrick ni Patrick kabure kuri momo Patrick okay nakoze ishimwe Patrick dufata thank you umva puzzle hari n'akandi message ugiye kwakira urumva sinzi umusaza CEO nimba wamumenye ntabwo namumenye CEO CEO w'ubuzima bwe CEO of my life ni umugayi wacu kabisa ni Bruce Puzzle yo man ntabwo wanyibuka ariko Didimani inshuti yanjye hari ahantu twahuriye yeso ko numva se ubwo nkwibuka cyane ko numva nkwibuka cyane Puzzle arakuzi mwana bro nasi Puzzle warugina ari rimwe waje hano adahari arabizi ariko man umva turaza kubikoraho musaza okay ni Bruce man kandi man wa wundi wa Benz imeze nk'imodoka yanjye hano dufite imodoka zikora kimwe zitandukanyije marike oya wimbeshyera Bruce ntabwo nzibagirwa igikondo cyawe kidafata kuri batiri neza ukazavuga ati imodoka yanjye byarangiye abantu ndi kubona message zanyu Imana ibamugisha no wimbeshyera hari abantu barimo kugenda barimo kugenda babona utumessage dupopinga Imana ibamugisha Puzzle Puzzle twishimye bro twishimye kabisa twishimye Imana ihimbazwe for real twishimye guys ubwo reka mere ku murongo ariko ubwo uragira ikintu ubwira Puzzle ubundi ukomeze kugira ngo tuze kubona umwanya nyine uhagije kabisa sibyo Faxman yes papa umwe mu basesenguzi bakurikiranye buri kintu cyose umuhungu byarangiye ati nasize ataramenya gukoresha TikTok Puzzle man welcome back bro thank you my brother thank you so ndishimye cyane Imana ishimwe ariko hari umuntu mwaciye mu ijambo ntiyarangije dirira miracle hari ukuntu bamuvugiyemo ahita mutinga sinzi niba mwabureka akabanza agasoza it's okay njyewe nubishemeze nk'utara yasoje gasura umushu ejo namuhaye ubutumwa twasoje thank you thank you really Mama Miracle impamvu riri tuba tugomba kumwubaha nuko ari umuntu wa danger mu yabaye hafi Mama Miracle hari gift akunda hari gift akunda y'inzu ifite tapi y'umutuku njye nayo ngira hano ntayikibaho bayikuyeho ntayikibaho hano hose bayikuyeho oya amazi iminsi Didima amazi iminsi atanga intare n'umwana wayo okay namwe nicyo nshaka kuvuga yuko tugomba gushimira Imana ku gusohoka kwa Puzzle nimugoroba buriya gufungwa si ikibazo kubera ko umuntu wese arafungwa ahubwo tugomba gushimira dore ko nk'uko babivuze ntabwo ari imbwa zifungwa hafungwa abagabo rero kuri njye ndashimira Imana cyane ko yatumye yacika isheni njye nagerageje gufungwaho ndabizi hafi ukwezi ndabizi isheni ukuntu iryana noneho utaragera na hariya mageragere njye nafungiwe Kibagabaga hafi nk'ukwezi n'iminsi nk'itanu ndabizi ukuntu isheni iryana numva ububabare bwayo ni hahantu uba witekerezaho uragenda ukananuka abenshi iyo bagezeyo barwara manji ukagira ngo mu mihogo barahabaze nzi utuntu twinshi so ndashimira Imana ko yamutahishije agataha amahoro kandi ndizera 100% ko n'abandi bazataha ntago ari kera ntago ari ibintu bizatinda ni vuba cyane bazataha iyo dushima Imana rero dushima n'abantu Didima sinzi niba muri kunyumva iyo dushima Imana yego iyo dushima Imana dushima n'abantu kuko hari abantu Imana iba yarakoresheje kugira ngo ibyo bihe ubitambukemo kandi ukabitambukamo kuko hari abapfira mu magereza hari abapfira mu bitaro hari abapfira ahantu batandukanye hari abari kwa muganga iyo
iyo utangiye urugamba ukarusoza uri muzima utari kajorite nibyo gushimira Imana, ariko none tugashima na ba bantu badufashije. Umuntu wamuhaye gitanu, umuntu wohereje 10,000, umuntu wamusengeye watigise kugira ngo abona umwavoka. Abo nabo tugomba gushimira ko n'abantu Imana iba yakoresheje. Rero ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, nimero ndayibonye, reka nkubiteho akantu n'iki y'ikiro cy'isukari n'iki umupampe, ibintu bigende neza, ibindi tuzavugana inbox. Kandi pazo umenye ko twari duhari ku bwanyu, twararaga amajoro, twarakoraga, sinzi niba barabibonaga ku rukiko, nabaga ndi umwe mu ba mbere aho ngaho. So Imana ihimbarizwa imirimo yayo kabisa. Pazo man, Yo, thank you so much the fax man, narakubonaga kuri tele 10 muri 10 tonight kabisa, warakoze nawe warahabaye my guy for real. thank you so much, thank you so much. Yeah. sawa Faxman. Kiza ndakeka yageze no kubaza ko amazina yawe ari Patrick. Buriya wasaba abanye na message yawe ute uraho neza mu majyaruguru? Uraho neza. Twishimiye Turi muri kuza bari kwa kwa Pazo. Imana yarakoze kubera muzanye amahoro. Ugubwe neza, turagukunda, wihangane naguhaye aka message katari kanini. It's okay, it's okay. Sawa turagukunda. Murakoze. nanjye nabisoje bro, Bruce, ntago ari kanini ariko nanjye nabisoje kabisa. Urebe Bruce nabibonye mwese makuru. Biri kuza ndeba kabisa. Biri gupopinga hejuru. Biri gupopinga. Okay. Hano rero hari sheri wawe Aisha. Sheri wawe Aisha sha. Most my love. Aisha inyiri kabisa. Pazo biteze. Sawa. Eze neza shu. C'est bon. Njyewe ndashaka kuza kugusura. Uzaze no. Tukarebana gutya turebana. Uzamagari. Didi tuza gupanga tuzajya kumureba. Ndi free muri rumiza. Nta kibazo kabisa. Nta kibazo ye. Kandi ushaka karibu, turagukunda every day. Thank you. Sawa Aisha, thank you.